Amacunga cyangwa amaronji yose ni amazina ahabwa izi mbuto ziryohera kandi zuzuyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye umubiri ukenera kugira ngo urusheho gukura neza. Amacunga cyangwa amaronji aba mu muryango umwe n'izindi mbuto zizwi cyane nka mandarine. Amacunga cyangwa amaronji aba mu muryango umwe n'izindi mbuto zizwi cyane nk'indimu. Amacunga cyangwa amaronji aba mu muryango umwe n'izindi mbuto zizwi cyane nka pomelo. Amacunga cyangwa amaronji aba mu muryango umwe n'izindi mbuto zizwi cyane nka grapefruits witwa citrus. Amacunga cyangwa amaronji aba mu moko abiri, harimo amacunga cyangwa amaronji asharira ariko ayazwi cyane ni ayaryohera. Amacunga cyangwa amaronji aboneka mu mabara atandukanye ariko ni nako umwimerere w'uburyohe bwayo atandukana. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe intungamubiri ziba mu macunga, bityo turamenya akamaro afitiye umubiri wacu ndetse turanasobanukirwa icyo kwitondera ku macunga cyangwa amaronji. Reka twibutse ko dukora ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gukomeza gusakaza izi nyigisho. Reka mbanze bashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira ku ngingo zitandukanye tubagezaho, twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntubyihererane, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukagikurikira kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku macunga cyangwa amaronji. Bityo muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe intungamubiri ziba mu macunga cyangwa amaronji, tumenye akamaro afitiye umubiri wacu ndetse turanamenya n'icyo kwitondera ku macunga cyangwa amaronji. Ni mu kanya. Ese amacunga cyangwa amaronji abamo iki? Amacunga cyangwa amaronji arimo intungamubiri z'imyunyungugu nyinshi umubiri wacu ukenera kugira ngo ubashe gukora neza. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya vitamine C ku kigero cya 90% y'umubiri ukenera ku munsi. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya vitamine A ihagije, kimwe n'ibijya komokaho byinshi nka alpha carotene. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya beta carotene. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya zeaxanthin. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya beta cryptoxanthin. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya lutein. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya vitamine B1. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya vitamine B6. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya vitamine B9. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza ya fibre. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza y'ibinyabutabire bitandukanye. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza y'imyunyungugu nka potassium. Amacunga cyangwa amaronji ni isoko nziza y'imyunyungugu ya calcium. Reka noneho turebere hamwe akamaro k'amacunga cyangwa amaronji ku buzima bwa muntu.
Akamaro ka mbere k'amacunga cyangwa amaronji ku buzima bwa muntu ni uko amacunga ni isoko nziza ya vitamine C, kuko burya ironji rimwe ripima garama 100 riba ririmo ku kigero cya miligarama 48.5, ni ukuvuga ibirenga 90% umubiri wacu ukeneye. Vitamine C dusanga mu macunga cyangwa amaronji irinda umubiri indwara zitandukanye kandi yongera umubiri ubudahangarwa. Iyi vitamine C kandi dusanga mu macunga irinda kubyimbirwa n'ubundi burozi butandukanye mu mubiri wacu. Akamaro ka kabiri k'amacunga cyangwa amaronji ku buzima. Amacunga akungahaye ku binyabutabire byinshi bitandukanye byitwa flavonoid. Ibi birinda umubiri uburozi butandukanye kandi bikarinda kubyimbirwa, by'umwihariko bigira uruhare rukomeye mu kurinda uturemangingo tw'ibanze DNA. Ibindi bigafasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Akamaro ka gatatu k'amacunga cyangwa amaronji ku buzima bwa muntu. Amacunga cyangwa amaronji arimo calories nkeya, bityo birumvikana ko atagira ibinure cyangwa se cholesterol. Ahubwo burya amatunda akize cyane kuri fibre ziyenga n'izitayenga. Muri izo fibre dusanga mu macunga harimo izifasha amara mu mikorere myiza, aho zirinda ururenda ruba mu mara kuba rwakwangirika cyangwa se rwahura n'uburozi butandukanye, kandi bukarinda umubiri wacu kurwara kanseri y'amara. Izo fibre kandi dusanga mu macunga zifasha mu kugabanya urugero rwa cholesterol yinjira mu maraso inyuze mu mara. Akamaro ka kane k'amacunga cyangwa amaronji ku buzima. Twabonye ko amacunga cyangwa amaronji dusangamo vitamine A kimwe na flavonoid zitandukanye, alpha na beta carotene, beta cryptoxacin, zeaxanthin na lutein. Ibi byose bifasha kurinda umubiri kuba wasaza cyangwa kwangirika. Akandi vitamine A ni ingenzi cyane mu mikorere myiza y'uruhu. Kurya imbuto zikungahaye kuri flavonoid bifasha umubiri kwirinda kanseri y'ibihaha, iyo mu kanwa, iyo mu muhogo ndetse no mu nkanka. Akamaro ka gatanu k'amacunga cyangwa amaronji ku buzima. Za vitamine B zitandukanye dusanga mu macunga cyangwa amaronji zifasha mu mikorere inogeye y'umubiri no kwirinda indwara zimwe na zimwe ziyongera kuzo twari tumaze kubasangiza. Akamaro ka gatandatu k'amacunga cyangwa amaronji ku buzima. Twabonye ko amacunga cyangwa amaronji akize ku myunyungugu nka potassium na calcium, bityo potassium ni ingenzi ku mikorere y'uturemangingo n'amatembabuzi afasha umutima gukora neza no kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ibi ni ukubera ko potassium igabanya ibibazo bishobora guterwa na sodium mu mubiri. Reka noneho turebe icyitonderwa ku macunga cyangwa amaronji. Kubera imiti itandukanye yica udukoko ikoreshwa mu guhinga amacunga cyangwa amaronji, ni ngombwa kubanza kuyaronga neza n'amazi meza kandi akonje mbere yo kuba wayarya. Mu macunga cyangwa amaronji intungamubiri nyinshi ziboneka mu gice cy'umweru kimwe no mu gishishwa kurusha mu mutobe. Burya ibishishwa ntukabijugunye mu gihe uri gukora umutobe w'amacunga cyangwa amaronji. Mu gihe ushaka kunywa umutobe w'amacunga ni byiza kuwitegurira wowe ubwawe kuruta kugura iyakorewe mu nganda, kuko burya iba yongewemo ibindi bintu bitandukanye bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwawe bitewe n'umubiri wawe. Umutobe w'amacunga cyangwa amaronji wakoze ugomba kubikwa ku kigereranyo cy'ubushyuhe busanzwe niyo waba wawushyize muri firigo. Reka nako tugasubiremo kugira ngo tukumve neza. Kubera imiti itandukanye yica udukoko ikoreshwa mu guhinga amacunga cyangwa amaronji, ni ngombwa kubanza kuyaronga neza n'amazi meza kandi akonje mbere yo kuba wayarya. Mu macunga cyangwa amaronji intungamubiri nyinshi ziboneka mu gice cy'umweru kimwe no mu gishishwa kurusha mu mutobe. Burya ibishishwa ntukabijugunye mu gihe uri gukora umutobe w'amacunga cyangwa amaronji. Mu gihe ushaka kunywa umutobe w'amacunga ni byiza kuwitegurira wowe ubwawe kuruta kugura iyakorewe mu nganda, kuko burya iba yongewemo ibindi bintu bitandukanye bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwawe bitewe n'umubiri wawe. Umutobe w'amacunga cyangwa amaronji wakoze ugomba kubikwa ku kigereranyo cy'ubushyuhe busanzwe niyo waba wawushyize muri firigo. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe muri iki kiganiro, aho tumaze kubaganiriza ku macunga cyangwa se amaronji, bityo turebeye hamwe
intungamubiri ziba mu macunga cyangwa amaronji, kandi tumenye akamaro afitiye ubuzima bwacu ndetse tunamenye icyo kwitondera kuri izi mbuto. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gukomeza gusakaza izi nyigisho. Reka tubashimire kuba mwabaye natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri Icyo, Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri Icyo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, kora share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, mukagikurikira kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.